Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikira ijambo ry'Imana muri kano kanya. Muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa gukunda Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 14 n'umurongo waho wa 15. Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Aranditswe ngo, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Dusubiremo, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwe. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Mu yandi magambo cyangwa se mu yindi mvugo, ni ukuvuga ngo niba tutitondera amategeko ya Yesu, niba tutitondeye iby'ijambo rye ritubwira, nta gukunda Imana kuba kuri muri twe. Imana idufashe cyane. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gukunda Imana. Kugira ngo tubashe rero gukunda Imana by'ukuri, bitari ukubivuga gusa mu buryo bw'amagambo, dukwiriye kurushaho gushishikarira kwitondera iby'ijambo ry'Imana ridutegeka. Imana idufashe cyane. Tukirinda gukora iby'iryo jambo ritubuza, kandi tugaharanira gukora iby'ijambo ry'Imana ridusaba gukora. Uko niko gukunda Imana nyako. Imana ishimwe. Yesu rero yarabivuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Imana idushoboze cyane. Nagira ngo nkubwire wowe unyumva muri kano kanya, yuko niba ukora kandi ubizi neza ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rikubwira, nta gukunda Imana kuba kuri muri wowe. Dukurikije aya magambo Yesu yivugiye tumaze gusoma, aho yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ngasambana mbizi neza yuko ijambo ry'Imana ribimbuza, nkaba nakora ibiteye isoni mbizi neza ko ijambo ry'Imana ribimbuza, nkaba naroga, nkaba nagira kwangana muri nge, nkaba naba umunyeshyari, nkaba umunyamujinya, nkaba umuntu witandukanye wirema ibice, nkaba umuntu w'umusinzi. Nzi neza ko ijambo ry'Imana rimbwira ngo kugomanwa no gusinda, ngo ibyo ngibyo ngo ni ingeso za kamere, ngo dukwiriye kurwanya rwose. Nkaba mu biganiro bibi n'ibindi byose bisa nk'ibyo ngibyo. Nagira ngo nkubwire ko igihe cyose naba mu bisa bityo, cyangwa se wowe igihe cyose waba mu bisa bityo, uba uri kunyuranya n'ijambo ry'Imana, ntabwo uri kwitondera amategeko y'Imana. Imana idufashe cyane. Rero icyo gihe nta gukunda Imana kuba kubaye muri twebwe. Imana itugirire neza. Ariko niba witondera amategeko y'Imana, niba nyitondera tukitwararika ijambo ry'Imana, tukirinda ibyo ryatubujije cyangwa se ritubuza, tugakora ibyo iryo jambo ridusaba gukora,
icyo gihe gukunda Imana kuba kubaye muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Gukunda Imana kuba kubaye muri wowe. Imana nishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo iby'ijambo ry'Imana ritwemerera gukora turabizi mu gihe cyose dukurikira ubutumwa bwiza, mu gihe tubusoma tukumva icyo tubwirwa muri Bibiliya, tukumva ibyo Yesu yavuze. Icyo gihe cyose tuba turimwo twumva kandi tugerageza gukurikirana icyo ritubwira. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu byo twemererwa harimo kugira neza, harimo kwihangana, harimo kubana n'abandi mu mahoro, harimo kwirinda kukaba muri twe, kwirinda ibibi. Ibintu nk'ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ritwemerera kandi ridusaba gukora. Igihe cyose twabikoze tuba turimwo tugaragaza gukunda Imana. Icyo gihe Imana ibona ko tuyikunda. Imana idufashe cyane. Rero Yesu yarabivuze n'uwo murongo twasomye, Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nguko gukunda Imana nyakuri ni ukwitondera amategeko y'Imana, ni ukwitondera ijambo ry'Imana, ni ukwirinda gukora ibyo ritubuza kandi tugaharanira tukanagira umwete wo gukora ibyo ritubwira gukora. Nshoje mbifuriza kandi nanjye niyifuriza kwitondera amategeko y'Imana tubonera mu ijambo ryayo, kugira ngo gukunda Imana nyakuri kube kuri muri twe. Imana idushoboze cyane.